Banyarwandakazi inshuti zacu turwanya kandoyi n'akarengane Iwacu TV ndabashuje mwese aho muri mugira amahoro. Ngiyewe Theoneste nkuko mu bisanzwe kandi manza kubashimira cyane, nshimira abantu mwakoze sabone, share, like, mwese muri abo kubahwa. Nyagasani agumye kubagurira imbago. Nkaba nongeye gukangurira umuntu wese tarakora sabona kandi ntakora akaba tarakora share yikore, kuko nta tegeko riguhana kandi ni inkunga ikomeye. Ikindi reka kuva mu bwoba, kuko kariya gatsiko FPR ntibakakubeshye, nta byo kumviriza, nta byo kubireba, ibyo byose ni ukubabeshya ahubwo uva mu bwoba, kuko nayo biravuga ngo nta munyabwoba uzabona ubwami bw'Imana. Reka da ntawe. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo mutere inkunga FDLR, mutere inkunga FRN, mutere inkunga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kuko buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare. Iki gihugu cya Kanani mwabwiwe, abantu mufite amasezerano, abantu mwasenze n'abatarasenze, mwese mugomba kubigiramo uruhare. Nshimira cyane abantu bakomeje kuva mu gikonoshwa cy'ubwoba bagatera intambwe bakamvugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Rero ndagira ngo mbahe amakuru atari mukungugu kandi amakuru atari ivumbi. Muzi neza ko FPR mu mayeri menshi cyangwa ziriya ndatwa uburyo zikora indatwa, nabwo uburyo indatwa zikora mu bintu by'amayeri, amacabiranya akomeye cyane, ariko tukanga tukayamenya. Muzi neza ukuntu bafunguye Rusesabagina mu mayobera menshi bitwikira ijoro. Kandi kubera iki? Impamvu bitwikira ijoro nuko ari abanyabyaha. Igihe cyose ibintu byabo bikorera mu mwijima. Ibyo nzajya mbivuga kuko bo murabizi ko batanemera n'Imana. Reka da, bavuze ko Imana bayirasiye ku murindi. Ubwo rero kubera iryo jambo bavuze niryo rituma bagenda bitwikira ijoro, bakorera mu mwijima. Urumva? Ariko mbabwira ngo pureshi irakora. Niyo mpamvu bamufunguye nijoro, kugira ngo barebe bahengeke azagera yajya nta muntu ubimenya, nta muntu ubivuze. Ariko biranga biramenyekana. Ubwo rero bamufunguranye n'itsinda ry'abantu 18 ndetse n'abandi bantu. Ariko FPR ibintu byose ibi byaza inyungu. Ziriya ndatwa ziriho zirakora nk'izapfa ejo. Mubona ko uyu munsi ziri gukora ibintu bitigeze bibaho, nta naho byabaye. Igihugu wagira ngo nta muyobozi gifite. Umuyobozi usigaye ni Mukurarinda ni uri kuvugira abahutu, akavugira abatutsi, akavugira indatwa niwe zashizeho. Muzarebe iyo randi makuru nta kintu avuga. Aravuga iki? Ntacyo. Ariko kubera ko bazi ko bari mu minsi ya nyuma, ibyaha byose bigomba kujya kuri Mukurarinda. Rero ntimugire ngo bariya abantu bafunguwe bavuga ko bafunguye, nkuko Rusesabagina bamufunguye mu ijoro, bakamutwikira ijoro kugira ngo abanyamakuru b'isi yose bamubone. Icyo ni icyubahiro, kandi nshimira Imana ko yafunguwe, kandi leta y'u Rwanda niko gutsindwa kwayo kwa burundu, kwa nyuma. Niyo mabwira ngo bazasabe imbabazi abanyarwanda. Ariko nanone nongera kubibutsa ko bari muri propaganda mu itekinika ryinshi. Ayo ni amakuru twamenye. Sankara na bagenzi be ngo bagiye kujya ngo mu ngando, babajyanye deja muri za ngando za gisirikare ngo zinyuramo abantu basezerere bavuye ku rugerero. Mwibuke neza ko mu rubanza babangiye ko baburana mu rukiko rwa gisirikare. Sankara avuga ati ndi majoro. FPR iterekada uri umuturage, izo mpeta za gisirikare ntacyo twaguhaye. Ntabwo bemerera nkaze kubera ko atazambitswe n'agatsiko. Bazibukuraho bamuburanyishiriza mu rukiko rwa civile. None ko bemereye ko ari umusivile akaburana muri civile, uyu munsi baramujyana mutobe gukora iki? Ibyo rero ndagira ngo mbereke ikiri inyuma y'ibyo. Ikiri inyuma y'ibyo, barashaka kumutekinika, bagiye kumwoza bamujyane muri za ntambara zabo zidafite impamvu, we na bagenzi be. Mbibutsa ko hari abandi bantu bafunguwe nkuko banyujije mu ijoro, babafunguye mu ijoro nkuko Rusesabagina bamugenje, bajyananwe na Sankara umubare ndetse munini, ariko leta y'u Rwanda idashaka kugaragaza. Kandi ngira muvuge nti abo bafungwa bahawe imbabazi, kuko nimba ari imbabazi turabashinganisha. Igihugu gifite abasirikare, gifite abapolisi, ntibagende bajye kubatereninga aribo bajye muri izo ntambara. Baranahari, niko batubwira. Sibyo ko bashize kubera n'abagiye. Nshimire n'abantu bagiye
bagiye ejo bundi bakiripotinga bakavuga ati nta kintu turwanira, abo biripotinze muri FARDC, abandi bakajya muri Monique bakamanika imbunda, abo rwose ndabashimira. Buri muntu wese ufite umutima wo gukunda abanyarwanda, uwo niwe muntu dukeneye, utarwanira utagomba kujya kurwanira ubusa, yicira abandi ubusa, nta n'impamvu yo kwica abantu, ahubwo akajya kwerekana umucyo n'ukuri, akagaragaza ubwicanyi bwa FPR. Rero ndagira ngo mbwira abantu ko Sankara nkuko bavuga ko Rusesabagina yafunguwe akagenda akajya muri ambasade, niba tubwire na Sankara ahantu ari. Sankara si umusirikare niko bavuze, baranabyemera, nta mpamvu zo kujya mu ngando za gisirikare. Bagenzi be baboneshejwe mu rukiko rwa sivili, abanyamategeko batubwire, ariko njye numva nta mpamvu yo kujya mu ngando ya gisirikare cyangwa se iyo banyuramo umutobo, cyane ko iyo prison yabo bavuga ko ari ibigorora abantu. Ntabwo wamara umwaka ngo umare 2 utaragororwa, hanyuma ngo ujye muri iyo mutobo umare amezi 3 ari gugororwa, kandi umaze umwaka ugororwa cyangwa unarenga. Ibyo rero ndasaba mvuga ngo bagaragaza abo bantu bitubeshya kandi bashaka kubashyira mu gisirikare, bagira ngo abateninga bajye mu gisirikare. Izo mfungo zose banze kugaragaza n'umubare, tuzi ko ari umubare uri hejuru. Ibyo byose abanyarwanda mu bimenye, bantu mufite abantu bafunze, ahubwo mukurikirane murebe ko abantu banyu bakiri muri gereza. Abantu bafite abantu bose bafite abantu bafunze bari munsi y'imyaka 50. Umuntu wese ufite abantu, umuntu ufunze umufungo wakari munsi y'imyaka 50, ukurikirane umenye ko akiri muri gereza, kuko amakuru mfite bariho barajya guterininga imfunga ngo bazishore mu ntambara. Abademobe bo ni ugufata bambika bagenda. Ibyo narabivuze. Uyu munsi rero mube maso, mutagwa mu mutego w'umwanzi. Urumva, nibashyira agapira hasi, bumvikana n'abantu bose, bareke bahamagare iyi mitwe yose ize bicare kandi bere kukiyobora, bashyire ubuyobozi hasi. Wenda basabe imbabazi babarirwe, ariko bere gukomeza kujijisha abantu, kumara abantu babashyira mu ntambara zidafite impamvu. Ndabashimiye, naho mu kandi kanya kari imbere ndi kubategurira amakuru. Nyagasani nabidushoboza, hari amakuru menshi ngomba kubaha uyu munsi, kandi atariho ivumbi, atariho n'umukungugu, nuko nabibemereye. Murakoze cyane rero, kandi mugumye kugubwa neza, mugire weekend nziza. Gusa munywe champagne, mumenya ko natwe dukeneye kunywa amazi. Abantu muri gufungura champagne nibyo mugomba kwishimira ifunguro rya Rusesabagina, tugomba kuryishimira twese, ariko mwibuke ko natwe dukeneye amazi. Ndabashimiye rero, kandi ntimwagire uko turi ku rugamba, mujye muzigamira n'urugamba. Murakoze cyane, mwirirwe neza, naho mu yandi makuru, kandi mbifuriza u Rwanda ruzira umuze, u Rwanda ruzira vigo, u Rwanda ruzira ishimutwa, u Rwanda ruzira agafuni, rukazira n'akandoyi. Ubwo ni rwo Rwanda mbifuriza. Bye bye.